kirimo kiragenda ibirenge bidakora hasi kimeze nk'ikirwaye kubera ko cyari kimaze igihe kinini kiryama nyine kitagenda. Urumva bro? Igeze hanze tubizi se ko Kigali ari hatari. Ariko disugira ukuri kwishinja kintu nagukundiye. Thank you so much. Uguhamagara nko muri plot waca nkangahe? Patrick yabaziranye n'indaya nyinshi. Sandra ni indaya. Ntabwo mvuze Sandra. Narivuze ko we nta ndaya mutamenye na Patrick. Ubona nka Jackie wanjye nyine uri ahangaha. Arakubwira uti kugira ngo araruke ayibigemo abagabo 12 bamwuririye icyarimwe. Wenyine nabyivugira n'ubuhamya atanga. Ako je ntugakine muri background yanjye bro. N'urugero namuhereza mu buzima bwanjye man. Background yanjye ntukayizengurukamo ngo ukabye gaceza. None se byabayeho Jackie? Oya ntugakine muri background yanjye man. Ndakwiyamye bro. Jackie se byabayeho ra? Ndakwiyamye. Ntabwo byabaye ibyo bintu. Komeza ubaze ibyo ubaza urumva ngiye nukangiranye n'izibonetse zose uranyumva neza. Ntugakine muri background yanjye. Ariko Sandra ntabwo nukangiranye n'izibonetse zose bro. Sandra ntabwo aribonetse yose Jackie. Oya ndakwiyamye man. Urabona ni mose bakora amaplot manini wowe. Oya jya wiyubaha unubahe n'abantu man. Ngiye nasoni. Angelique Webo TV. Urumva Godfa? Kiba kiraje kinsanguka zo twakoreraga nyine Nyamirambo. Ati dore nibwo mfunguwe ariko nagiraga ngo unzane ku mihanda ntangire inkuri. Ngiye bitewe n'ukuntu nagiye mpemukirwa n'abantu. Urumva? Ntabwo ngo nshobora kuba nagushyira kuri kamera utangubise becare. Ubwo nagiye mpemukirwa abantu bose nagiye mfasha nta n'umuntu n'umwe ushobora kugenda harangwa ngo name credit. Abo bana ngo nibanyakso n'inyo wabazanye, abitwa ba service n'inyo wabazanye, abitwa ba Shikefe n'inyo wabazanye, ba Yampano, nta muntu n'umwe ugenda hariya ngo navuge ngo Jisquizo ni wamfashije gutya na gutya na gutya. Ndamwana rero giye kugira ngo nkuzane kuri no mihanda urankubita ibiceri. Kiba kiramwe ngo naguciye ngamabera we naguciye ngahe. Wachi no tesengiza. Urakoze cyane. None se Godfa nubwo naba ndi umusazi nageraho mvuga ngo jya kuzana senkani. Kiba kirambwiye ngo yewe ngo amafaranga ngo mfite ngo n'amafaranga sinzi ikintu cyambwiye ngo cyagurishe iki kivima geragere. Ndakibwira ati wowe gera ujye kuzana ibiceri uze dukore. Kiba kiravuze ngo kigiye kujya ku cyuma bro ngihereza n'abahungu kuko cyari kimwe kiragenda ibirenge bidakora hasi kimeze nk'ikirwaye kubera ko cyari kimaze igihe kinini kiryama nyine kitagenda. Urumva bro? Igeze hanze kiba gihobagije abo bana. Ndavuga ati okay sawa nta kibazo nikigende kizongera kugaruka hano. Mbajije n'amakuru yacyo bamwira ibintu gikora ni ikintu gishobora kohereza amafaranga kuri momo kigenda cyakansoringa. Icyo ngicyo n'undi mugore bita Esther ugendana na Fisi. Iyo story Fisi arayizi. Mitambwira abahungu banjye ndavuga ngo icyitwa Nyamabondo umunsi nongeye kukibona hano. Ibyo hazataha wowe cyangwa se ngira utundi tuntu nikora tutari twiza. Uko niko nagiciye ukazaho nkorera. Ngewe nta n'umunsi warimwe ndagusaba ikiganiro wowe kuko sijya nkoresha kwanza ibiganiro njye ubwanjye ndi ikiganiro mva mu kiganiro mva mu ndirimbo kwa The Ben ni wampamagaye wowe ukambura ngo dukore nk'ubwo tuzaba zirakorana nawe. Ngewe nawe dore Fisi yazanye umuntu azanye inkoko uzimwimya arira nk'umwana ari Fisi ari umuntu uzanye ibiryo wowe uri umuntu wowe ko mwajya muri kwigira abantu beza sha. Ndibona kubwira ngewe nguhamagara ngira nimero yawe. Ngewe Lose gaso twavuganaga ku cye nawe. Umva se ubwira ko gore karimo karasho ubwira ko gore kari gushomoka kabanza kaziba. Oya we ndakwiyamye winukira umugore. Bwira ko gore kabwira ni kongera kuvugira. Kabwira ni kongera kuvugiramo. Akagore n'akagome akantu kemeye kujya kuryama kuringa mukuru wako sha. Godfather
ako kagore nta mutima kagira urakabwira karongera kuvugiramo ndakereka Godfather Nyamo uziko wowe kuri iki uziko Nyamo uyu ni ndafi n'umuntu utekereza Nyamo Ni Jay. Nyamo Karame uziko uri inyamaswa wowe ugasambanya abantu babiri bavukana none sibyo si ubushobozi se ubwo ni ubunyamaswa oya maze Gasuku nanjye mbe nkawe se Gaso ubwo ni ubunyamaswa ntugire ngo utagira inshingano ngiye ngomba kugira inshingano ntugire ngo ni ubutwari ntabwo nongera ubwo ugize gutyo byo ntabwo nongera ubwo ugize utyo ngo ntabwo nongera ntabwo nongera rwose ariko wumve ko ubwo ni ubunyamaswa Gasuku reka mbe mureke maze niganiriza abana bwo bakingeraho nzagaruka tuganire ibivugwa ko Gasuku uyu nguyu Jay mu byo ari kukubwira bifitanye isano n'ukuri baba barashatse kumuriganya nawe we kuriganya nyine yaragiye kundoda yari kudoda s'umudozi kandi ja icyo kiri wagira ngo turavuga wabyumvise uyu nzamura wa kiginga we ureba ukuntu dusa ntibari kujya bavuga ati Gasuku azamuye murumuna we Godfather yo kariya kagore nako ni agashomotsi n'ubundi gatware mukuru wako umugabo ninde uvuze ngo azi kudoda ni kakamudozi do reba do ni agashomotsi Godfather reka manuka maze niganiriza abana bavuye ku ishuri oya uburetse gato uburetse mbere yuko ugera ufite ibibazo bibiri kandi wibye ko tugomba gufasha na ese iyo story urayizi Godfather wapi Nyamabondo yabanaga na mukuru wa kariya kagore urumva oya wimwita akagore ariko so please ni kancomotse hose kancomotse utagira ibintu uza ngo ubimwigishe yobora kino kiganiro we genda manutse rero Godfather nzagaruka waretse akayakwivugira ariko reka mbaze tubaze twakira abana waretse Gasuku kwivugira ariko se waretse gukwepa Nyamabondo erega waretse Gasuku akakubwiza ukuri afite kuri koncho fatira urumva Godfather ako kagore ka Nyamabondo bro karagiye gacunga Nyamabondo afunguwe sinzi ibintu rega yagurishije Nyamabondo yaje kundeba ashobora kuba hari ibintu yagurishije noneho mukuru ni mwabyaranye Nyamabondo oya ntabwo twabyaranye abana bato bamufitanye abana batatu wabyumvise we Mabondo we Mabondo Karame mukuru wa mukobwa ni mwabyaranye bafitanye abana bane twabyaranye umwana umwe uwo nguwo ushomoka bamufitanye bangahe twabyaranye ejo bundi dore abana banjye ngaba uwo mugore uzamwirukana twarasezeranye ashomoka atyo Gasuku ndagaruka reka maze nakira abana bavuye ku ishuri man sawa sawa Godfather ndakumva Nyamabondo reka maze nakira abana bavuye ku ishuri ariko se ko mama waba hari waje hano ukarangizanya na Gasuku Nyamabondo kubiga ifura ntabwo ari byiza kandi iyo muri ibi bintu uretse gato wihunga ndi igifura sinaba ndi igifura none se abo bantu ugiye kubaha ibere urajyahe bibahereze nyina arahari abagaburire guma ahangaha uganire na Jay kandi agomba kubiryaho oya bagiye kurira kuri kamera nereka abanyarwanda ko abana baje oya reka ibyo reka gukwepa reka kuba igifura ubwo bufura bwawe bugumane ariko uzi ukuntu uwo mugabo ahimba bro arahimba bikomeye cyane kandi urebye nabi n'ubundi yanakumwaza ibaze kuba wenda yavuga ko ibyo bintu bya debeni bishobora kuba byahura n'ukuri ariko ngiye bitewe n'ukuntu muzi kubyemera birangora ndabeshya ndabeshya fi Kubeshya.
Nyamabondo arahimba biteye ubwoba kabisa. ni ukuvuga ngo ufashe Nyamabondo uramugambaniye fi oya ntabwo mugambaniye na Nyamabondo ahimba ariko mu biganiro ariko mu buzima busanzwe ntabwo. ubu ngubu ntabwo waba bitewe nuko wamufashe mugakora kuruse akagusiga Imbe wowe oya ngewe Nyamabondo cyane kandi navuze mu biganiro mu buzima busanzwe ntabyo nzi kuko mu buzima busanzwe ntabwo tuba turi kumwe mu biganiro. hanyuma ndashaka kubaza Jay kubera iki wise Patrick Ruzingo ngo n'urubingo Bana bavuga ko ngasa nk'urubingo. maze Patrick nyuma yuko Nyamabondo kwisa urubingo uri kumva warira ndezwa n'ikiza kandi narirwa none se Jay ko wari utangiye gustreaminga none Nyamunsi akaba ahunze urabigenza Oya nubu ndi live nari. twakomeza gutya tukahindura mu makoini Bashabye zisubize ahubwo abantu banjye baranga barabona ndi bugume ku 140 guys. nyuma y'ibyo Jack zamuka nyuma yuko Mukaburyo hafashe Jack akamutwara amageragere wabyakiye niba uzanyeho Jack ndabizi Patrick areta agenda. ambaye tureka matiko wakiriye gute Nzagera ze Jack muri tukina quest Jack ishyira muri quest werekana za guhita Inyarwanda erega uyu munsi ni muri weekend nta mahoro nkeneye Jack kamuhiye shyira muri quest sheri umva mwana wanjye buvuye muri ibi bisari Guys mubanze mu nkande ho bana mubanze mu nkande ho ngiye rwose kugumanisha na 40 ni ibintu byo birantera iseseme kabisa. Abantu banjye byo bazi ko ari abantu banjye umutima mukande ho kabisa ngiye bintera iseseme kwibona nifite utuntu tutujana. uzi ukuntu tubigenza se nguwo Jack yaje Jack bari gukanda kuri Jay no kwari kubikora Guys mugende mu nkanda manzu suhuze Patrick Jack ngo yaragukumbuye bagende bakandaho nta kibazo ntacyo dupfa. ibintu by'amatiko ahubwo Jay abazana ibintu by'amatiko agashaka kubyegeka ku muntu ntabwo ari ibintu by'amatiko Jack Guys mugende mu nkanda ho nyuma yuko numvishe ko Jay mu bintu byamubabaje akagira agahinda gakabije ku buryo byamusabye n'umuganga ari ukuntu umugore buryo yakwifurije kujya amageragere Jay ukimara kumva Mukaburyo havuze atabaje inzego ngo Jack atwarwe mageragere asangiye Jihad wabyakiye uti Jack ntabwo akwiye kujya mageragere gusa Jack akwiye kuba yajya ahandi hantu nko mu bigo ngororamuco bizwi nka Gitagata za Wawa ariko Jack ntabwo ari Jack nta kibazo afite ku cyo kandi Gitagata Patrick tabe kandi Sandra ntabwo ari amutabi ryinshi afite ibere ryiza pe subira inyuma gato turebe urebe niba asa n'itabi se hagarara turebe hindukira turebe urasara haguruka sheri haguruka Sandra reka telefone subira inyuma dore yanda ikigabo wese nyo munini gatsindwa n'Imana Imana niba bavuga kwa mureba ukamureba nk'imboga hindukira nta kibazo kabisa arazira ubukene gusa afite n'amabere meza ambaye ambera arazira ubukene gusa sinzi ibyo nari umva cyagihomora amabere y'ipfu Sandra ndashaka kugira ngo uvugane na Jay mubwire impamvu yise Sandra baragushiye nsheta nde nibavugane aya masaha ndamutse Sandra agiye guhura na Jay najya gutabara Jay ntabwo natabara Sandra bite byawe ariko Sandra uramuzi ngo iki Sandra uri yagane mereje kwirebera hafi na Simba oya hafi ya sitasiyo ya Karani hafi ya Simba n'ubundi harase ko nta mazu haba hari Petit Prince
amazarabu ndabeshya Patrick ndabizi se oya hahandi ni handi twajyaga tugusiga Patrick nyine ni hafi ndahabona hariya sana uvuze ko Sandra uvuze ko Patrick arara mu mugina wa musiga ahantu hatari amazu oya harasaba amazu ari akagari hepfo abishuri rya Petit Prince uravuze ngo Sandra ni uravuze ngo Patrick ni ihomora Patrick mwajya kumusiga mu kidatu abantu banjye bitewe ngo n'ikiganiro cyiza dushobora kugirana na Sandra ndabona batangiye kugenda bohereza utugifti nababonye mushyiremo kuko ibi birakwiye mba nabibonye ni nk'aba mbwiye uti can you please do something. Okay, so Gasuku mbariza Sandra impamvu yiyise Last Sandra ibyo tugiye kugeramo Godfa reka dusoma bagenda gake Jackie wanjye mwamugaruye se yego byiza cyane pe ubu se ndabasha kuganiriza Sandra Jackie wanjye arahara we fatiraho hera kuri Sandra maze impamvu yiyise Last Sandra Sandra Karabi. wamugani ngo kweri cyo yise Last Sandra. I'm the last one, of course. So ukora iki? Uko ndi last one is? ndabyumva aho nanone barimo wandika mu tuye Kimisaga. Narahabaye abantu bahanzi narahabaye narahatuye igihe kinini ariko ntago nyaba. Nina sana none se Sandra ukora iki mu buzima busanzwe? Nakazi ngira. Bayeho nyine bya i Kigali. Tubizi se ko Kigali ari hatari. Ariko disugira ukuri kwishinja kintu nagukundiye. Thank you so much. Uguhamagara nko muri plot waca nkangahe? Guhera kwijana. Focus. Guhera? Kwijana kuzamuka. Guhera kwijana. Biterwa na nimero wabonye ngo ya nimero y'ike 079 wituguta angana ni senkani tarani. Yafa. Uhera kuduplot twakenze ryari? Korabwe ngere kare. Plot ya mesho ko ni angahe? Ni amayero magana angahe? Amayero 550. Muri babiri cyangwa umwe? Nari ndumu. Okay. Godfa. Yo, Sandra biragoye ko agira ukuri kwinshi. Bitwaye iki? Nyira aguye igisubizo bita ngo pas de complexe. Nyine nta bindi bintu warenzaho this. Ariko Sandra Patrick mushobora kuba muziranye. Wamutinze. Patrick turaziranye. Arabizi se? Oya ni inshuti yanjye. Yesu ni inshuti yanjye. Aho Patrick we nandaya mutamenyana. Noyo Sandra ni indaya. Ntabwo ndi indaya. Oya kwako Patrick yabaziranye n'indaya nyinshi. Sandra ni indaya. Oya ntabwo mvuze Sandra. Narivuze ko we nandaya mutamenyana Patrick. Nyine nakubaje Sandra ko tuziranye ni indaya. Nko mu rugo. None se. Nose Sandra we. Oui. Ariko wagira ngo bakuri shift nyine aho ngaho. Wapi nuko barimo baranza kuriza. N'umuntu mubana muri nk'abangahe se? Turi batatu. Mwese mukora bimwe. Wapi? Izo sindi se zikora iki? Izo sindi zikora iki? Nagarizo nari n'abanyeshuri. Nawe uriga rimwe na rimwe? Oya ntabwo niga. Ugarukiye mu kangahe? Nagarukiye muri senior 6. Nta diploma wabonye? Wapi?
wigaga ibiki? nigaga heke wigaga ne kandi Kigali. ubu urangiritse. Ntabwo nangiritse ariko ngewe kubera abantu nibo batumye niga ngo ndangize. Utangira kujya mu by'abagabo wabitangiye nka ryari? Ntabwo nibuka igihe gusa ariko se nyine wabitangiye ute? nabitangiye ne nyine kwakora ukuntu umuntu ashobora kwicara urabona nka Jackie uyu wanjye nyine uri aha ngaha arakubwira uti kugira ngo araruke ayibijyemo abagabo 12 bamwuririye icyarimwe wenyine nabyivugira n'ubuhamya atanga. Ako Jay ntugakine muri background yanjye bro. Ni urugero namuhereza mu buzima bwanjye man. Background yanjye ntukayizengurukamo ngo ukabye gaceza. none si byabayeho Jackie? Oya ntugakine muri background yanjye man. Ndakwiyamye bro. Jackie si byabayeho ra? Ndakwiyamye. Ntabwo byabaye ibyo bintu. Komeza ubaze ibyo ubaza urumva ngiye nukangiranye n'izibonetse zose uranyumva neza. Ntugakine muri background yanjye. Ariko Sandra ntabwo nukangiranye n'izibonetse zose bro. Sandra ntabwo aribonetse yose Jackie. Oya ndakwiyamye man. Urabona ni musi bakora amaplote manini wowe. Oya jya wiyubaha unubahe n'abantu man. Ngiye nasoni. Niwo ngo Sandra ni musi. Juba wahereye bro. Sandra ni musi. Urumva Sandra? Urabona nka Jackie arakubwira ngo muri background harimo nyine abo bagabo 12 bamuririye icyarimwe n'ibiki byo. So wowe ujya kuraruka byari byagenze bite? Shangiye ntabwo nararutse pe ibyo nakoze byose nabikoze mbishaka nta muntu wegeze andarura. Ariko nyine wari ufite abagenzi bawe basanzwe babikora abari bakwinjiza mu mwuga. Oya nge ni nariraruye nta muntu wegeze andarura. Cyangwa n'ubundi aracyavangiwe. N'umusaza atinya nyina iyo ubonye abantu bose bagukomakomye nubwo babuza mu mutima no mu mutwe ariko ukihagararaho. Ese Nyamabo Karame mageragere ngo wagiye wibye kandi no abantu banyabone mageragere kina kumupira ngo narumva ndakukomeye cyane. nyine wagiye wokoze iki? Reba na kugira mageragere nawe nagonze umuntu. Uragoze umuntu uzi imodoka? Uretse gaso ubu tujya tuvugisha ukuri wabuze imodoka kuri idage ngiye nkayiyoberwa koko. Nyamara amakuru avuga ko wagiye wibye. None se ubundi ko nabihaniwe nagiye nibye amahoro ahinde. Wamaze igihe kingana gute? Oya arashaka umuzima urashaka kuma impozamarira. Oya ubuse n'uwakumbuye. Nawe wajya utanagiye hajya n'umushwa wanyu cyangwa na Nyamabonye maberanyo tumo turaganira. Tumo turaganira. Tumo turaganira gake gake. Aravuga ngo umugabo mgaseke imbohera ajyaga no kurusaka jihadi avuga ati nawe regiye byazakugwira. Hari amazi amvomera. Amazi akuvomera ko nazagira umuntu kubeshya ibyo ukora byo bukugaruka. Ubu nawe bazasanga ibyo yakoreraga abandi babonaga ari sawa. Oya ariko no kuvuga ngo none abahise mujya kumutene. Oya nge nibura numvaga yakatirwa nk'itanu ariko ubutabera bwamwemereye 3 nayo irahagije. Wewe wumvaga se ntabwo yize ntanyitura. Wewe wumvaga afite kuza akakuruta. Wewe wumvaga imyaka 10. Wewe wumvaga yakatirwa nk'ingahe? Nge nashaka anitahira kaza mu gihugu. Nuriya watashye bamwe ngo bahitemo ndere kuvuga ngo uriya gume uriya tashye. Reka. Ubwo se nyuma yo kwiba ukarabihanirwa ukaba maginga yangaya usiga warabonye akazi ko kwiri kuvuga ubusa. Wowe isura twashize tambarare ubusa ko isura ritambarare wakwibuta isura ritambarare.
ntuza isura ntuyishyire tambarare wari gukomeza umwuga. ariko Gasuti iyo tuvugisha ukuri ubu nta bene wanjye ufite bafunze kandi rutaha n'igiceri cy'icumi kandi barya ibiryo by'ubuntu bakanabona n'amazi y'ubuntu n'umuriro w'ubuntu. none se aho kugira ngo uve i Kigali ujye koza abakecuru kujya utahise kugira ngo ujye ibyo by'ubuntu kujya utahise utahisemo ngo ujye hariya urya ibiryo by'ubuntu ube mu nzu y'ubuntu ariko shaka mwagiye mureka imiteto ubona ibondo wahakuye sha n'iryo toto Nyamabo. ntabwo barakubwira ngo niba imvura itaranyagira isi uracyagushakira urabona itoto ufite none se iri toto ko ari iry'akazi nkora wigezaga no gushaka kunyirukanisha ku kazi ubwira mabuja ngo anyirukane nyokobuja ninde shaka kuza agiye kuzuva kubwira Gasuti uteye nabi ukabwira umuntu ngo Nyamabondo ngo mwirukane nyokobuja ninde ukora se ubundi nyokobuja ninde nyokobuja ninde nyine wowe ahubwo ushobora kuba nawe uri nyine nkorera aho ngaho utuye muri Arizona ushobora kuba nawe uri inzanga niba umugore ashobora kuba ari ugutekerereza umugore atantekereza se natekerezwa nande umugore niwe wanjye ariko Nyamabo kumva abana vuga ibyo uvuga ariko ngwino ngo warongoreye indaya ahantu bita ku Nganji abana ngo wari upfuye ngo warahumetse insigane none se iyo n'ubundi ko yasigara izamushajisha ibyo bivuze iki reka rose uca umugore wawe inyuma gutyo nawe akabimenya kubimenya se namuzanye se atabizi yuko nshoboye ni ukuvuga ngo arabyihanganira umuntu wese wasambanya ntaribi yarabonye turufa mu kindi Gasuti garagara kuvuga ngo tseretse ko wenda Gasuku we abakira bamutinya kubera kagira buriza Gasuku ubundi avuga iki tseretse gutoragurika gusa no gutukana ako umugore akuzi ko umugore nta mutima agira umugore raje akuramo umukuru we mwarabyaranye araza abaho ngaho uzi ko abantu bamaze kuba ibisimba wongera umutwereke di we washatse uwawe ko ufite ubushobozi ongera bazabisigira nde ongera umutwereke oya ntiyakagombye gushaka n'imbere y'Imana Gasuku kuko afite ubushobozi ariko yirirwa buyera yabaye nka Gahini wabaye nka Rohombi ntiwamara i Kigali umwaka ubundi uba wagiye ubundi ubaye hute ndi kukubwira uwo mugore ukuvugiramo utyo ubwo umufatishije utera kugira ngo usohore mukuru we uzanewe ndego no kuvuga ngo umuntu areba umuntu abashaka ibyihuta man none se ubwo ntiwabasambanyirizaga icyarimwe ubwo none se ibyo si imbaraga zanjye si imyuka aho usanga umutwereka utora umutwereka ongera umutwereka oya ntabwo nkweretse umugore wanjye biragufasha iki ongera umutwereka uhita wandika nimero ya muhanga bagushyirireho oya njye ntabwo nsabiriza oya uhita wowe ushyira nimero ya muhanga bagushyirireho none se na Godifata ntabwo yabivuze ngo banshyirireho utangiye kubivuga wowe nawe waje uri umuvumbyi banza umbwire ejo ku Nganji uko byagenze wayihaye ngaho iriya ndaya amafaranga amafaranga y'ikiganiro baguhaye 5,000 wahise ugura muri ndaya 2. ninde wambaye 5 se ikiganiro siyo mugikorera
ko wagiye se ubu dore waragiye abahungu baba bose babaye imwehe bose bavuye mu gipangu barimo barirukanga inzara yabisha wirwa ngo basabira amaheno basabira amakoko none dore ngabo bari bakurwa batangiye gusonza rekana ariko kurashimishije pe gasukuru umukonfirimiye ni ukuvuga ngo ubundi wari umufuraperi ubona uyanga ikintu warushije bano bajura bose bano bo muri kino kibuga ni uko ugira na gutyo kurira indege ukadoma kukagenda ariko ubundi nawe ntawe utandukaniye na Yakananzovu muri kimwe rwose nawe uri ku rwego rumwe nabaye Yakananzovu hano batandukane gusa nuko yamenye ubwenge yurira indege akagenda agatarasa akongera akazagaruka Sandra yagiye Titi ubundi uzi umuntu mu bantu uzi ubwenge uriya Patrick ugeze nk'Imana agapfa wahita uri kimwe Patrick agapfa Patrick ugeze nk'Imana agapfa wahita uba ikibwa wahita unasara burundu kuko buriya Patrick ni ugutekereza kuko Patrick ni uba muri bino bintu z'ubwenge kugize atajya ahandi hantu ku cyumva ko yapfa mu urugero naguhaga nyine niho hantu umuntu ajya nyine ugasanga abantu barahangayitse ariko Patrick buriya niwe muntu ugutiza amayide niwe ugutiza ubwenge niwe utuma n'abantu bakumenya cyangwa bakagerageza kugukunda bamwe muri bo ariko ubundi Patrick adahari ni ukuvuga nawe waba umeze nka Yakananzovu uri kabwera nyine ni nk'uko kwawe ufite umugore ukuvugiramo none se urumva ngerageza muri nawe bwira nuzaza kuvugire umva ngerageza muri nawe bwira nuzaza kuvugiremo umwe muhorana wa mutinganye umva ngerageza muri nawe bwira nuzaza kuvugiremo umwe muhorana wa mutinganye we warya bamwitandira Semuhungu banza wumve ibyo uwo mugore umwinjira wa mukuru we akubwira ariko urumva ibyo ngize atari borove kugira urumva atari borove ahubwo uyu mugore ni ingenzi ni imibare ntagasekwe disi yo yihanganiye uburushyi ndetse nararushye nayaza iwawe kuvumba inyama nubona yaje iwawe kuvumba inyama na wa mugore munini bazanye uzavuye ngo yarushye none se nyamabo uwa mbere mwapfuye iki ndakumva uwa mbere mwapfuye iki kugira ngo ujye kuzana gukora uwa mbere wenda twapfuye ko ntashoboye cyangwa byapfuye ko ntahaha uwo se kakuvugiramo cyane ra rega nibo abagore bakenewe gasoko ariko gasoko burya tuvugisha ukuri reba niwe muntu nta nshingano ugira nta mwana ugira nta mugore ugira ni ukuri wowe tetana icyo gifu cyawe gusa nta urumva n'imitekerereze yawe biri hasi kuko ubutekereza bijya mu nda yawe gusa none se gutunga abana bakabaho imibereho mubayeho we nawe kagore urumva aribwo buzima bwiza wabonye abana banjye basa nabi cyangwa wabonye umugore asa nabi ongera utwereke umugore ndakuyabye utazampera umugore ongera utwereke umugore wawe ntari uraryamye gatamuneri se yarebye ahantu aza niba ushaka tamuneri ujya kurya amabondo urayibona n'ubundi abundi urimo kuyiga akaganiro ikiganiro kandi ikiganiro kandi turi kuri live kuri YouTube jya kuri YouTube channel yanjye nubwo tutari live iyo uri i Kigali ikintu nkukundira kurusha ibindi iyo uri i Kigali uba ufite abantu benshi utunze biri gusabira ariko iyo ugiye nabo bahita bamera nk'intuza nk'imweru umwe ni ukwirirwa bahita batangira gucacana
none se ko iyo akazi nyine kaba kadahari baba bakora iki? cyokoresha uzi n'ubwenge wararebye uravuga ati nta wundi muntu nawe upfa kwiyororera imbwa uravuga ati reka norore imbwa nta kundi byagenda. ahubwo nashaka kugushyiramo nawe navuga wowe urya byinshi ntabwo urya nka ziriya zanjye. imbwa yorora indi yewe ntabwo nakorora imbwa. ariko uvuga nabi buriya hari utuntu wavuze kuri Patrick numva sinukunze. ya Patrick azi ubwenge, Patrick ntukamugiranye nawe. hari utuntu wamuvuzeho mu kanya uvuga ngo aramutse apfuye numva sinukunze. nyine ni urugero naguhaga, aramutse apfuye wahita ubwahagira, nanone wahita umera nka nzovu nawe no kujya bavuga ngo uhanyuze. ariko rero mpamvu uvuga uhubutse. oya niba mvuga mbubutse ubwo nzabibazwe. humura rwose ntabwo biri kera uzongera wisange muri wa mwambaro mwiza cyane wakuberaga nk'uwa Jihad. erega gasuku ntihakagire umuntu ukubeshya igihe cyageze cyo umva ukuntu akagore kawe kaguseka yewe karagira ngo wongere usubireyo basigare abantu bandebaga ntibaza kukureba. niyo yagenda ntabwo nazi wowe kuvumba inyama ubundi erega gasuku nawe ni umuhungu w'umurezi. abantu muri kuri YouTube murankurikirana 5 kwa 5 uko ngenda nzamura amaguru utubya tugenda twikaraga mugenda musiga commentaire vuba. hafi aho ngaho hari ahantu ushobora gukandaho uburyo bwo kugira ngo utange gift ya uburyo bw'idolari 1, amadolari 2, amadolari 3 mwakandaho. So abantu bo kuri TikTok, abantu bo kuri uri kureba nyamabo yo na internet ugire ndimo ndakureba niba muri murandeba kuri YouTube none se reba na internet agira wangegera we turimo turavuganira kuki nyereka kuri YouTube ukomeze kuri YouTube nyereka ukomeze. urabona se utagaramye nk'umurambo ntabwo urimo ndareba gutyo uko urareba ndose urarebe sigibise rwose cyane murankurikirana 5 kwa 5 twebwe tuba tugomba gustreaminga life yacu nuko imeze. umaze nk'utagifuka kera bitaga ikigunira. ikigunira ni umwana waberanye uko nyumva waberanye izo ntebe urimo bazita ntangiye ubuzima. ntangiye ubuzima ze nizo so yakuraze. ni ukuri izo ntebe ntabwo zagera iwanjye. izo nizo wakuye mageragere shakira koza bamubwire kubera ngo nawe uragasukura ufite ihungabana ufite toromo cyararitse ibibya kirimo kirareka ibibya n'umudigi ahubwo urabona ukuntu ubuzima ari bwiza. ntabwo nta buzima burimo wasize ahantu hari ibiryo hari imiyaga ujya gusa aha guys mu nkandeho rwose maze